ababyeyi b'abapapa ugasanga papa yagera mu rugo abana tukirukanka tujya kwihisha nk'abo twakagiye twirukanka tumusanganira. Ababyeyi rero ahanini ababyeyi b'abapapa usanga ari uko bameze, ugasanga bashyiraho igitsura abana cyane, noneho abana bikaviramo kubatinya. Ugasanga ni hahandi umwana atasanga umubyeyi w'umupapa ngo agire icyo amubwira. Ushobora gusanga rero atari no kuba papa gusa, ushobora gusanga hari abamama bameze gutyo ku buryo umwana n'umubyeyi baba batinyana. Ugasanga umwana atinya umubyeyi we ku buryo atamubwira ati ngize ikibazo iki n'iki, ku buryo amurera mbese akabona ubwoba gusa. Amubwira ati nimvuga iki ngiki ari bunyasuruhe, amubwira ati mbese ukaba umwana ari aho ngaho aramubitsemo ikintu family. Nizere ko mukomeje kumererwa neza, nanjye meze neza. Hano ndiko nama za Queen 31, ngewe nitwa Queen. Niba uhageze bwa mbere iyandikishe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nuko kandi aho handitse subscribe, ubundi ukaba wiyandikishije hano ku nama za Queen 31, tukajya tubana umunsi ku munsi. Nawe niba ureba ibiganiro byacu ukaba utarakanda kuri subscribe, iki nacyo gihe kugira ngo yikande, ubundi tujye dukomeza kubana mu biganiro binyuraho hano byubaka umuryango. Uyu munsi rero tugiye kwiganirira nk'ababyeyi. Ababyeyi hari akantu tujya twirengagiza ku bana bacu. Burya umwana ni byiza kumushyiraho igitsure ni cyiza ku mwana pe, ariko hari akandi kantu abenshi twagakwiye kujya twongeramo, kuko abenshi ntabwo tugakora. Kuba inshuti n'abana bacu. Ushobora kuvuga ati se ubundi hari umwana n'umubyeyi batari inshuti? Umwana n'umubyeyi igihe cyose baba bafitanye urukundo hagati yabo, ariko hari icyo bita ubushuti. Kuba inshuti n'abana bacu, abenshi rero usanga tubashyiraho igitsure gusa ariko ntitube inshuti zabo, ugasanga ntabwo turi inshuti n'abana bacu. Hari akamaro rero kanini ko kuba inshuti n'abana bacu, niko tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Niba utari inshuti n'umwana wawe, iyi video ntigucike. Niba umushyiraho igitsure gusa, bya bitsura ababyeyi bacu bajyaga badushyiraho, ugasanga bagushyiraho igitsure cya kindi kirenze, ugasanga ni hahandi papa agera mu rugo akenshi igitsure kinini usanga kiri ku babyeyi b'abapapa. Ugasanga papa yagera mu rugo abana tukirukanka tujya kwihisha nk'abo twakagiye twirukanka tumusanganira. Ababyeyi rero ahanini ababyeyi b'abapapa usanga ari uko bameze, ugasanga bashyiraho igitsura abana cyane, noneho abana bikaviramo kubatinya. Ugasanga ni hahandi umwana atasanga umubyeyi w'umupapa ngo agire icyo amubwira. Ushobora gusanga rero atari no kuba papa gusa, ushobora gusanga hari abamama bameze gutyo ku buryo umwana n'umubyeyi baba batinyana. Ugasanga umwana atinya umubyeyi we ku buryo atamubwira ati ngize ikibazo iki n'iki, ku buryo amurera mbese akabona ubwoba gusa. Amubwira ati nimvuga iki ngiki ari bunyasuruhe, amubwira ati mbese ukaba umwana ari aho ngaho aramubitsemo ikintu cy'ubwoba, ari guhera kuri cya gitsure. Cya gitsure rero ni cyiza, ariko tucyongereho ubushuti. Burya iyo umwana wamushyiraho igitsura ari kuri inshuti ye, muri inshuti, cya gitsure ntabwo agifata nk'ibintu bikaze cyane. Papa wanjye cyangwa se mama wanjye sinamubwira iki, ushobora gusanga yankubita urushyi, cyangwa se sinamwisanzuraho gutya, ushobora gusanga yankubita urushyi. Hari byinshi rero iyo umwana agufata gutyo atabasha kukubwira. Hari ingorane ashobora guhura nazo ugasanga ntashoboye kuzikubwira kubera cya gitsure. Ubane nanjye muri iyi video rero kugeza ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwamo byinshi, ubashe gusobanukirwa akamaro ko kuba inshuti n'abana bacu. Iyo uri inshuti n'umwana wawe, umwana ntabwo atinya kukubwira buri kimwe cyose kimuri ku mutima. Niba hari ikimubangamiye arakikubwira, niba hari ikitari kugenda neza arakikubwira. Ariko iyo ari cya gitsure gusa, cya kindi umureba ni igitsure, umubwira ni igitsure gusa, ni hahandi ashobora kugira ikimubangamiye ku mutima we akaba atakikubwira. Ariko iyo muri inshuti
abasha kukubwira ibiri ku mutima we wose, abasha kukwisanzuraho nk'umubyeyi kuko aba agufata nk'inshuti, aba yumva afite ubwoba bwo kugira icyo yakubwira. Iyo uri inshuti n'umwana bituma akugirira icyizere. Mu busanzwe abana n'ubundi baba bareba icyizere mu babyeyi babo, ariko iyo muri inshuti icyizere yakugiriraga kikuba kabiri. Iyo uri inshuti n'umwana bituma umenya inshuti ze, ukamenya inshuti zo mu buzima bwe kuko aba akwisanzuraho akubwira buri kimwe. Iyo muri inshuti ni hahandi aba akuganiriza ati runaka ni inshuti yanjye, uyu ni inshuti yanjye, mbese akubwira buri kamwe. Ibyo bigufasha rero kumenya inshuti agendana nazo, ukamenya niba ari inshuti nziza, ukamenya niba ari inshuti zifite imico myiza. Ariko iyo mutari inshuti ntabwo wabasha kumenya ngo se umwana wanjye agendana n'abandi. Iyo uri inshuti n'umwana wawe kumugira inama biroroha, cyane cyane nk'abana b'abakobwa. Hari igihe usanga ufite umwana w'umukobwa ariko hari ibyo utabasha kumubwira kandi ari ingenzi kuko mutari inshuti. Ariko iyo muri inshuti ntacyo utamuganiriza, umuganiriza ku buzima bwe, ukamuganiriza mu bitewe n'imyaka agezemo. Ibyo ngibyo kubimuganiriza biroroha iyo muri inshuti. Ariko iyo mutari inshuti ni hahandi usanga hari ibigutera isoni kubimubwira, hari ibigutera isoni kubimuganiriza kandi nyamara bikenewe. Niyo mpamvu rero ababyeyi twagakwiye kuba inshuti n'abana bacu. Iyo turi inshuti n'abana bacu bituma umwana akura yifitiye icyizere ndetse n'umutekano mu mutima we. Iyo uri inshuti n'umwana mukaba muri inshuti akiri umwana muto, urukundo rwanyu rurakura. No mu gihe amaze kuba umugabo usanga akomeza kwisanzuraho, akabasha kuba yakugisha inama, akabasha kuba akomeza gufata nk'inshuti yo mu buzima bwe. Urukundo rwanyu rero rugenda rukura bikamufasha no mu gihe yabaye umugabo akabasha kuba yakugisha inama mu gihe hari ibyo ari kubona atari gushobora. Ariko iyo nta bucuti bwigeze buba hagati yanyu byagorana ko n'igihe yazakura akaba umugabo hari ikintu yaje kukugishamo inama. Iyo yakuze rero muri inshuti, abona urukundo, abona ubushuti hagati n'umubyeyi we, biroroha cyane. Niyo amaze kuba mukuru yumva ko ari wowe mujyanama we, yumva ko ari wowe yagisha inama, yabwira ibiri kumugora. Iyo uri inshuti n'umwana bituma umwana cyane cyane amenya yuko afite umuntu umushyigikiye, afite inshuti magara kandi ikomeye. Urumva bagufata nk'umubyeyi we, ibyabyo kuba uri umubyeyi we abifata nk'agaciro cyane. Noneho iyo yongeyeho ko umubyeyi we ari nawe inshuti ye, cyane cyane biramufasha. Akura yumva yuko hari umuntu w'inshuti ye w'umubyeyi we umushyigikira. Iyo uri inshuti n'umwana cyangwa se abana bawe bituma ubasha kumenya impano zabo, impano bifite muri bo. Kuko iyo muri inshuti muganira mukina ni hahandi uba usanga ubasha kuvumbura impano yifitemo. Mu gihe iyo mutari inshuti ari kuri cya gitsure gusa byagorana ko wazamenya ngo se uyu mwana afite impano yihe, kuko no kuganira biba bigoye. Ntabwo mwabasha kuganira kandi icyo amenyereye ari cya gitsure kitarimo ubushuti. Aho rero iyo hatabayemo kuganira ntabwo wazamenya ngo se umwana wanjye afite impano zihe. Ariko iyo muri inshuti yakuganiriza akubwira ati ariko mama cyangwa papa bindabishoboye, nshoboye iki numva nabiki. Iyo muri inshuti muba muganira cyane ukabasha kumenya impano yifite muri we. Iyo uri inshuti n'umwana bituma yiga kuvugana n'abandi neza, yiga kuvugana na bagenzi be neza, kuko kwa kundi muba muri inshuti muganiriza nk'umubyeyi kandi nk'inshuti ye. Bimufasha ko n'igihe ari mu bandi amenya uburyo avugana nabo. Iyo tubaye inshuti z'abana bacu bituma bakomeza kutwiyumvamo mu buzima bwabo bwose. N'igihe abaye umugabo cyangwa se abaye umugore yarabaye umubyeyi, ahora yumva akwiyumvamo igihe cyose, ahora yumva uri inshuti ye, ahora yumva ari wowe muntu wa mbere, ari wowe numero ya mbere mu buzima bwe, kubera ko yakuze abona ubushuti hagati y'umubyeyi we. Ni byiza rero ko twashyiraho abana bacu igitsure, ariko tukibuka ko hagomba kubamo ubushuti hagati yacu nabo. Ibyo birabafasha cyane byaba ku ruhande rwacu, byaba no ku ruhande rw'ababyeyi nyirizina.
mwakoze kubana nanjye rero, Imana ikomeze kubamera umugisha. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Ukore like, ukore na share kugira ngo bibashe kugera kuri benshi. Dusubire ubutaha.